twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikirana uko bwije nuko bukeye, mwebwe mudukurikira kuri channel yacu Jerusalem TV. Twongeye kubasuhuza cyane, twabayambereye, twari tubakumbuye kongera kuganira namwe, twadukumbuye kongera kubonana namwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana. Murakoze cyane kandi tubahaye ikaze, tubasaba kugira mukomeze mukande subscribe hepfo gatoya kuri iryo jambo ry'umutuku ryanso subscribe kigeraho bwa mbere ukandeho, uraba udushigikiye. Numara kanda subscribe kandi likes kugira ngo twereke ko wabikunze, nagize no muri comment ugende wandikemo icyifuzo cyawe ibyo twakongeramo, mbese icyo utekereza n'ibyo wumva twakongeramo. Imana ibaho umugisha kandi murushaho kubishiringana hirya no hino ugere no jambo ry'Imana bikomeze gwaguka kugira ngo twagure ubwami bw'Imana kandi abantu barushaho gukora ibyiza, be gukora ibihabwa barushaho gukora ibyiza, kuko umugaragu w'Imana Yohana yarabyanditse muri zirangandiko zaravuga ngo nuko munesheshe icyiza kibi, kugira ngo iyi si tugezemo abantu bashe kuneshesha icyiza kibi, kugira abantu bagendere mu mucyo be kwindira mu mwijima. Rero Imana ibaho umugisha cyane, mukomeze mutube hafi, ubufasha bwanyu burakenewe, ibitekerezo, amasengesho, kudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye turabakeneye, ni mwebwe dufite kandi Imana yo turabizi ko iri kumwe natwe, turazi ko izadushoboza. Rero Imana ibaho umugisha nk'uko bisanzwe, ni Evi Bosco, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana impaye muri uyu mugoroba, Imana ibaho umugisha cyane. Iri jambo Imana impaye kugira ngo turiganireho mu gihe nk'iki ngiki, ndetse no muri iyi minsi nk'ingi turimo, ndetse no muri iyo minsi nawe urimo, ariko ngiye ntazi ntashobora no kumenya, ariko Imana yirayizi. Nagiye mbwira ngo ibyo ntazi ku buzima bwawe, ibyo ntatekereza ku buzima bwawe, Imana agiye mbwira ko yo Imana yirabizi. Ngewe nshobora kugendana nawe, nkabana nawe, nkakubona tugendana, nkakubona dusengana, nkakubona duturanye, nkakubona tubana, nkakubona dukorana mu kazi, ariko ngiye ntazi mu mutima we, ntazi ibikugoye n'ibikuruhije, ntazi mbese nta kintu nzi. Ariko nzi cyo nuko Imana yo, Imana yakuremye nyir'ijuru n'isi, ibyo ngibyo irabibona ndetse n'ibiri mu rwisho irabibona. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana impaye kuri uyu mugoroba, nuko yarabyitegereje kandi yakurikeneye, kandi ubwo urikeneye wowe ubwawe ukumva ko rigufashije, ari n'undi urikeneye, gerageza nawe kugira ngo buno butumwa bwiza bumugeraho mu ruhuru umutima, cyangwa abonere igisubizo muri aya magambo y'Imana, abohokere muri aya magambo y'Imana, kuko ni ijambo ribohora, ni ijambo ribohora kandi ribohora abantu benshi. Ijambo ry'Imana rirabohora, ni inkota icyaye mu byombi, nuko biri tubwire, ni inkota icyaye rifite imbaraga ubwaryo, ni ukuvuga ngo ricyaye mu byombi, ryo riracumita rikinjira mu mutima rikabasha gukora imirimo yaryo. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umugaragu w'Imana Yeremiya, bice ni 40. Turasoma umurongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo kureba iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugira neza, ariko nushaka ko tujyanayo urorere. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Kongera dusore no jambo ry'Imana, Imana duhe kugira turyumve neza cyane. Haravuze ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugira neza niwemera kugendana nanjye. Ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona akubonereye aba ariho ujya. Imana ishimwe cyane. Alleluya, alleluya, alleluya. Imana iduha amagambo akomeye, iduha amagambo akomeye igihe nk'iki ngiki. Imana yaratubwiye ngo noneho rero ngo uyu munsi ndakubohora. Imana ya Israeli ikuvuganye nawe kubwira rino jambo ry'Imana, kuko n'ubantu butavangiye Bibiliya, umuntu ashaka kuvangira ko ijambo ntabwo rivangiye. Imana kubwiga ijambo rikomeye, iravuga ngo noneho ngo uyu munsi ndakubohora ngewe Uwiteka. Ni Imana iri kubyivugira, iravuga ngo nubwo uboshye, nubwo hari ibikugoye, nubwo umutima hari iboshye muri wowe, nubwo umuryango hari ibiboshye ubona ko biboshye ndetse nayo bikuboshye, nubwo umwana ubona hari iboshye ndetse nayo bikuboshye, nubwo ubona ku mutware we, nubwo ubona mbese ibyo ngibyo biboshye mu kazi kabyo, byona biboshye muri mu ugenda muho wirirwa mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu rwego mu kazi, ibyo ngibyo
ngibyo bituma wicara mu rugo udakora nk'abandi, ibyo ngibyo bituma udashyikira ngo ufate ubushobozi nk'ubw'abandi, ibyo ngibyo bituma udatera imbere, ahubwo aho watangira ari uhora utabasha gutera imbere ngo uzamuke. Iyo iratubwiye noneho uyu munsi ndakubohora, nagira ngo mbwira nkuzaniye ijambo Imana imeye kuri kino gihe rivuze ngo noneho uyu munsi ndakubohora njyewe Uwiteka. Wumvishe no jambo ry'Imana, Imana yavuze ngo nje kukubohora, ngo kandi ndakubohora iminyururu. Imana ishimwe cyane. Noneho uyu munsi ndakubohora niko ijambo ry'Imana rivuze. Nagira ngo mbwire ibyo byose bikuboshye, nagira ngo mbwire byose bikugoye, Imana navuze ngo noneho ngo uyu munsi ndakubohora, ngo ngukureho iminyururu ku maboko yawe. Imana yabonye ko amaboko yawe aziritse, yabonye ko ari iminyururu ku maboko yawe, yabonye ko amaboko yawe aboshye, yabonye ko amaboko yawe atabasha kwakira, yabonye ko amaboko yawe atabasha gufata ngo akomeze, yabonye yuko amaboko yawe sone enemene gara, yabonye ko ayo maboko yawe ataragera kugero gishyitse cyo kugira ngo abashe kwakira, yabonye ko amaboko yawe yaboshywe, hari iminyururu iboshye kuri ayo maboko. Ariko biravuze ngo noneho ngo ndakubohora uyu munsi. Nagira ngo nubwo boshye amaboko hari n'indi yico iboshye, n'ikizabo ry'Imana ritubwiye hari ukwako mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Imana iravuze ngo uri kumva rino jambo ngo noneho ngo uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu yose ikuziritse. Iyo minyururu ikuziritse mu kazi kawe, iyo minyururu ikuziritse mu iterambere rya Gikristo, urakizwa uyu munsi ukabivamo, ejo ukongera ugasubira inyuma. Iyo minyururu ikuziritse idatuma wuzura imbaraga za Mwuka Wera, iyo minyururu ikuziritse idatuma utera imbere, ucuruza utera imbere, iyo minyururu ikuziritse idatuma ugira umugisha. Biratubwiye ngo noneho ngo uyu munsi ndakubohora, nkukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Nagira ngo mbwire ngo Imana ije kukubohora, Imana ije kubohora ubuzima bwawe, Imana ije kukugira neza, Imana ije kukugarukaho. Kandi biravuga ngo nushaka yuko tujyana ngo uze tugende, niba ushaka kugendana n'Uwiteka, niba waremeje kugendana n'Uwiteka, Imana iravuze ngo irakubohora kandi iravuze ngo izakugira neza. Ngo ariko ngo nudashaka ko tugendana ngo urorere. Nagira ngo mbwire mama wanjye, papa, muvandimwe wanjye, nagira ngo mbwire ngo komera, nagira ngo mbwire ngo shikama. Biratubwiye ngo niba udashaka yuko tujyana ngo urorere, ariko aravuze ngo ngwino tugende. Aravuga ngo nukuri imbere yawe, aravuga ngo nzakugira neza. Imana ivuge nawe amagambo, irakubwiye ngo wicogora, irakubwiye ngo yigira ubwoba, irakubwiye ngo witinya, irakubwiye ngo izakugira neza, ko kugeza kuri imbere yawe. Wiruhira aho ngaho, nubwo ugowe, nubwo ibibazo bihe byinshi, nubwo ikugoye bihe byinshi, nubwo mu rugo ubona byanze, nubwo mu kazi ubona byanze, nubwo ubona yanze, ariko biravuze kugira neza kuri imbere yawe, kugira neza kuri Uwiteka kuri imbere yawe. Nagira ngo mbwire ngo yigira ubwoba, nagira ngo mbwire ngo witinya, Uwiteka aravuze ngo nukuri ngo nzakugenda imbere, nemera kugendana nanjye. Ariko aravuga ngo nutemera ngo ubireke, ariko aravuga ngo nukuri kugenza kuri imbere yawe. Ikiza nuko wakomeza urugendo, ikiza nuko wagwa muri Kristo Yesu, ko biratubwiye kugira neza kuri imbere yawe. Oh, nesti enema, kugira neza kuri imbere yawe, wigira ubwawe utinya, wowe ukurikira rino jambo, wowe kumva rino jambo ry'Imana. Nagira ngo mbwire ngo nubwo bimeze gutyo, nagira ngo mbwire ngo nubwo bikugoye, nubwo nusenga rimwe rero ukabona ntibikunda, ukazamuka imisozi ukabona ntusubijwe, ukagenda ubuteye ukabona ntusubijwe, ugasengera amazi ukabona ntusubijwe, ukararebye ukabona ntusubijwe, ugamara koza Imana ngo agusengere ku manywa na nijoro ariko ukabona ntusubijwe. Imana irakubiyangije kukubohora, kuko yemeye kugendana nayo, yemeye gukomeza kubana nayo. Ntucike intege runo rugendo, wakomeza ukabana nayo. Imana iravuze ngo ije kukubohora kandi ije gukura iminyururu yose yari ikuziritse. Iyo minyururu yari yise ubugingo bwawe, iyo minyururu yari yise ubuzima bwawe, yari ikuziritse, buri gihe yagukururaga tifuza gutera imbere. Iyo minyururu yose yari iboshye amaboko yawe, yari iboshye amaguru yawe, yari iboshye umubiri wawe, yari iboshye abana bawe, yari iboshye umuryango wawe. Biravuze ngo ngiye kuyibohora. Wowe ndabwira, nagira ngo mbwire ngo tuza Uwiteka avuze ngo aje kukubohora, kuko yemeye kubohorwa nawe, ko yemeye kugendana nawe, kandi arakubwiye ngo ineza yeri kuri wowe. Nagira ngo mbwire ngo yigira ubwoba, nagira ngo mbwire ngo witinya, nagira ngo mbwire ngo shikama, kuko Uwiteka aravuze ngo kugira neza kwe kuri imbere yawe, ngo mwemere ugendane nawe. Arakubwira ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, ngaho ubona hakuboneye, ngo abariho uzajya uba, aho ubona hakuboneye abariho uzajya uba, aho ubona hakuboneye abariho uba.
biravuze ngo imbere yawe hari amahitamo, kandi amahitamo arimo ni meza. Umuntu ntabwo uri ubuzima bwo kubasha kuba wahitamo ngo uvuge ngo ndatura ahangaha, ngo uvuge ngo ndarya iki ngiki, ngo uvuge ngo ndakora akazi kanaka, ngo uvuge ngo ndakora business iyi ngiyi. Ariko Uwiteka arabwiye ngo guma aho ngaho, emera kugendana nawe, emera kubana nawe. Aravuze ngo uyu munsi arakubohora. Ntagira ngo mbwire ngo hari imbaraga ziri mu jambo rije kukubohora, hari imbaraga ziri mu butumwa bwiza buje kukubohora. hari imana y'ino jambo, hari impamvu rino jambo ryumvishe, hari impamvu rino jambo ryumvishe. Ni uko Uwiteka ashaka kubohora, kuko ni umugambi w'Imana. Imana iravuze ngo noneho uyu munsi ndakubohora, ndagukuraho iminyururu yose bari barakuziritse. Ntabwo ari imigozi, ni iminyururu. Buri iminyururu irakomera cyane. Imigozi yacika, yakuma igacika, ndetse n'imishipiri yagira ngo bashaka ibukanaca, ariko iminyururu irakomera, ntabwo ipfa gucika. Ariko Uwiteka aravuze ngo niwemera kugendana nanjye, aravuga ngo ni ukuri nje kukubohora. Kandi aravuze ngo mu gihugu, aravuga igihugu kiri imbere yawe, uzahitamo aho uzatura. Biravuze ngo hari ineza nyinshi imbere yawe, hakugirwa neza n'Imana kwinshi imbere yawe, hari imbabazi z'Imana nyinshi ku buzima bwawe. Imana iravuze ngo ihereje ubutabazi bwose kuri wowe, kuko ivuze ngo ije kukubohora. Ije gusa nuko uguma muri yo, ije gusa nuko uyiringira, ije gusa nuko ubana nayo, ije gusa nuko ugendana nayo. Iravuze ngo iraje kandi ije kukubohora. Ibyo byose byari bikugoye, ibyo byose byari bikuruhije, ibyo ni iminyururu byari biri kubona hirya no hino, byari bikuzengurutse, abo baruzi bakugose, abanzi bakugose, iyo myuka mibi kugose, iyo myuka mibi kurwanya, iyo myuka mibi y'uburwayi, iyo myuka mibi yo kurwaza ugahora urwaje mu rugo, iyo nayo ni imigozi kuboshye. Iyo myuka mibi ikugenda uko bwije n'uko bukeye, urwara umutwe ntabwo ukira, ayo maguru yawe harimo umuntu urabikurya, ayo mavi yawe harimo umuntu urabigendagendamo, uwo mugongo wawe udakira, ibyo nabyo ni ibikuboshye. Imana iravuze ngo uyu munsi irakubohora, niwemera kugendana nayo, niwemera kubana nayo. Ivuze amagambo akomeye, ni ubwawe byivugiye. Iravuga ngo ije kukubohora, kuko ni Imana ibohora. Kandi irakubwiye mbere yuko ikubohora, iravuze ngo dore igihugu kiri imbere yawe, ngo uzahitamo aho uzaba. Biravuze ngo uzahitamo ibyiza, hazaba hari ibyiza byinshi imbere yawe, hazaba hari neza nyinshi imbere yawe, hazaba kugirwa neza n'Imana kwinshi imbere yawe. Enebasti eneme, Imana iravuze ngo irakubohoye, Imana irakubohoye. Nagira ngo wumvishe rino jambo, shimira Imana, ushimira ko ikubohoye, ushimira yuko yaha iminyururu, ushimira ko iminyururu iciye, ushimira ko iminyururu yigijeyo. Nagira ngo uzamure Imana icyubahiro, uvuge ko hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe, umve ko hari Imana ikoze mu kazi kawe, umve ko hari Imana ikoze ku burwayi bwawe, umve ko hari Imana ikoze ku muryango wawe, umve ko hari Imana ikoze mu muryango wawe, umve ko hari Imana ikoze mu rugo rwawe, umve ko hari Imana ikoze mu bana bawe, umve ko hari Imana ikoze ku mubyeyi wawe, umve ko hari Imana ikoze kuri wowe. Ibyo ngibyo byananiranye, ntagira ngo mbwira ngo Imana ije kubohora. Wumvishe rino jambo, Imana ije kuribohora, ije kukubohora, kuko ni Imana ibohora. Iyo yose n'iminyururu yikuziritse, ariko ngiye gutangariza ngo rero none ahangaha Imana iravuze ngo nemera kugenda nayo. Imana iravuze ko kubohora iyo minyururu yikuziritse, uko ni Imana ibohora. Uhereye none ahangaha ukageza iteka ryose, hari iminyururu igiye gutangira kubohoka ku buzima bwawe, kwagendanye n'Imana ukiranuka, ufite inzara n'inyota byo kugendana nayo. Imana iguhe umugisha mwene data, kandi ikomeze kugire neza, ikube hafi kandi wizere kubohorwa mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen.